Baye ikaze rero kwisobanukirwa 5 TV, nizere ko abakunzi bacu mumeze neza cyane. Tukaba rero turi mu biganiro by'uruhererekane hano kuri sobanukirwa 5 TV. Tukaba rero tugeze kuri episode ya 4 y'ibiganiro byacu. Ese wajya wibaza impamvu hari abantu bamwe bahora babeshywa naho abandi bakabimenya hakiri kare. Ese ikibazo kiri ku kubeshya cyangwa kiri ku muntu ubeshywa? Wowe ubimenya ubibona ute? Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe amakosa 10 atuma ubeshywa buri gihe, kandi nawe wasanga mu by'ukuri ushobora kuba uyakora utabizi. Rero niba ushaka gutangira kubona ukuri, komeza urebe iyi video kuva mu ntangiriro zayo kugeza dusoje, kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ejo utazavamo nawe ubeshywa inshuro nyinshi, kandi wari ufite amahirwe yo kuba wamenya uburyo ushobora gutegura imitego binyuze kuri Sobanukirwa 5 TV bikakunanira. Iyo ni Sobanukirwa 5 TV mu biganiro by'ubwenge, ubusobanuro bw'amazina, Bibiliya ndetse na Korani, ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa bwiza, nahangaha ubisanga. Rero niba ushaka kuba umwe rero mu banyamuryango basobanukirwa 5 TV, reka nawe tugusaba ukore kuri subscribe, hanyuma ukanire kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ahangaha umuntu wese bitewe n'ibiganiro bitambukaho, urumva cano nisobanukirwa. Rero bitewe n'ibiganiro bitambukaho ushobora kutabikunda byose, ariko nawe ukagira icyo wisangamo. Reka rero twihute cyane. Uyu munsi rero hari ikintu tugiye kuganiraho. Uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu cyangwa se ku bintu 10 abantu bahora babeshywa. Ni ukuvuga ngo turebera hamwe impamvu cyangwa se amakosa 10 atuma ubeshywa buri gihe. Ubundi kuki bahora bakubeshya? Uyu munsi bakakubeshya, ejo bakakubeshya. Icyo kintu ugomba kugitekerezaho mu buryo bwimbitse. Reka rero twihuse twitangire na bya biganiro byacu. Mbibutse ko iyi ngiyi nyine ari episode ya 4. Ushobora rero wakanze subscribe ugakanda inzogera, ushobora no kureba episode zatambutse, kandi izi nazo zirajya ziza uko tuyisizeho. Cyambere, ikosa rya mbere ni ukwizera umuntu vuba cyane. Kwizera umuntu vuba cyane ni ukuvuga ngo ubundi iyo wizera umuntu utaramenya neza usanga ari ikibazo. Niyo ngo iyo wizeye umuntu kandi ugasanga umuntu ntamenya neza, burya umuhaye amahirwe y'uko yakubeshya, kandi akakubeshya mu buryo bwizeye. Rero kwizera ni byiza, ariko kandi nanone niyo ngo bigomba kubahwa, cyangwa se noneho ukanabigendamo gake gake, kugira ngo utaza kugira gute, utaza gushiduka wabeshywe. Hanyuma icya kabiri, niyo ngo icya kabiri, kutarebera umuntu mu bikorwa ahubwo ukita ku magambo. Uriya kutarebera ibikorwa ahubwo ukita ku magambo, buriya nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo ababeshya bavuga neza cyane. Abantu babeshya bavuga neza cyane, ariko ugasanga ibikorwa byabo ntibiza no guhura n'amagambo bavuga. Rero ibyo akora si byo avuga ubusanzwe. Ni ukuvuga ngo usanga amagambo ni menshi, ariko ugasanga ibikorwa byiwe ni bikeya cyane. Rero ugasanga ibyo akora n'ibyo avuga birahabanye cyane, ugasanga nta hantu na hamwe biri buze guhurira. Ikindi cya gatatu, ni ukuvuga ngo gutinya kubaza ibibazo. Ni ukuvuga ngo utinya kubaza, uba wemeye kwakira ikinyoma n'ukuri. Uba wemeye kwakira ikinyoma nk'ukuri mu gihe wanze kubaza. Nyine umuntu akakubwira ibintu gusa ibyo akubwira ukikiriza, ariko n'ugasanga ntubaza. Ni ukuvuga ngo iyo utabajije rero, burya ubahaye umuntu urwaho. Ni ukuvuga ngo rero ubundi umuntu nyirizina wo uvuga ukuri usanzwe ntajya atinya, ntatinya kubazwa, kubera ko abazi ko ari ukuri nyine ari kuvuga. Rero umuntu uri kuvuga ikinyoma, ni ukuvuga ngo agerageza nawe kugira gute, abagerageza kugushyira ku ruhande, akubeshyabeshya kugira ngo utamuvumbura. Rero ni ukuvuga ngo ni byiza ko waba ushaka kumva ibintu byose, ariko nanone ukabigiramo gushishoza ndetse ukagiramo no kubaza. Ikindi rero ni ukuvuga ngo kwifuza kumva ibyo ushaka gusa. Kwifuza kumva ibyo ushaka gusa. Niba umuntu ashaka kumva ibintu byiza gusa, uzoroherwa no kumubeshya. Nawe niba umuntu ashaka kumva ibintu byiza gusa, burya no kukubeshya birakorohera. Rero
ukuri buri gihe ntabwo ari ukuba gushimishije, oya, kuri buri gihe ntabwo ari ikintu kiba gishimishije. Rero tubibutse ko iyi ngiyi ari Sobanukirwa 5 TV, aho wakora subscribe hanyuma ukazikandika muri comment cyangwa se ugakora like na share ugasangiza ibiganiro inshuti zawe kugira ngo nabo noneho bajye babikurikira 5/5. Njyewe rero ndi Tadeyo Ikimana ishaka. Ikindi cya gatanu ni ngo kutamenya ibimenyetso byo kubeshya. Kutamenya ibimenyetso byo kubeshya nabyo ni ibindi. Bivuga ngo usanga hari nk'ibimenyetso bigiye bitandukanye, hakabamo nko guhindura inkuru cyangwa se kuzihindagura, ugasanga umuntu areba hirya no hino, gutinza gusubiza. Buriya usanga umuntu nawe hari ukuntu umaze ikintu, ugasanga arimo aratinda guhita gusubiza ako kanya. Rero ni ngo iyo utabimenye, ni ngo ibi ngibi bituma rwose ubeshywa, kandi ukabeshywa mu buryo bworoheje cyangwa se mu buryo bwihuse. Ikindi rero, kwizera n'amarangamutima ukarusha logique cyangwa se gutekereza. Aho usanga mu by'ukuri umuntu arizeye cyane ibintu akabijyanamo amarangamutima, ariko ugasanga nta logique afite y'ibintu. Wewe wari mu kigare gutyo gusa, nta logique cyangwa se nta kubitekerezaho abishyizemo cyangwa se afiteho. Ni ngo numva rero numva umuntu ari mwiza, ugasanga ati ngewe mba numva umuntu ari mwiza, ariko se kuba umuntu ari mwiza ufite igihamya cy'ubundi kigaragaza ko umuntu ari mwiza, ni uko avuga nicyo kikuye ko umuntu ari mwiza, ugomba byibuze kuba ufite igihamya. Rero n'ubwo ngo amarangamutima ashobora no kugushuka akagwereka ko uwo muntu ari mwiza, ugahera mu muntu ni mwiza, ariko mu by'ukuri nta bihamya ufite bigaragaza ko uwo muntu ari mwiza. Rero ugasanga nabyo ni ikibazo. Ikindi rero hari nko kubura kwiyizera cyangwa se icyo bita low confidence. Iyo ufite low confidence, ugasanga ntabwo ntubasha kugira confidence cyangwa se ntubasha gushira amanga, buriya nabyo aba ari ikibazo kirekire. Ni ukuvuga ngo uba ugomba gushira amanga ukabasha kugenda ukurikira buri kintu cyose, kandi ukabasha kucyumva. Abantu batajya bizera, urebye nabo bakunda kwemera ibyo babwiye byose. Kwizera rero mu by'ukuri burya bituma, ni ukuvuga ngo bigufasha gushidikanya aho bikenewe. Iyo wizera ubundi hari igihe bigufasha ugashidikanya, ariko utizera aho bakujyanye nyine ni ukuvuga ngo naho ngaho nawe werekeza. Icyamunani rero ni iki? Ni ukuvuga ngo kutigira ku makosa yawe ya mbere. Ni ukuvuga ngo niba warigeze kubeshywa ariko ntiwige, ni ukuvuga ngo bizongera kukubaho. Ubunararibonye burya nabwo bwagombye kukwigisha. Ubunararibonye ni ikintu cy'ingenzi kiba cyagombye kugira gute, kiba cyagombye kukwigisha. Ikindi ni ukuvuga ngo gukunda gushimisha abantu, like praising the people, cyangwa se people praising. Ni ukuvuga ngo hari abantu igihe cyose bashaka kubaho bashimisha abandi, ibintu byose bagashaka kubaho bashimisha abandi. Rero ushaka gushimisha buri wese, ntuvuga ukuri kwawe, burya bituma ugenda nyine aho wakagiye kugira ngo bishime, ukakubitaho ikinyoma, agera ari ugakubitaho ikindi kugira ngo abantu bagire gute, abantu bagushimire. Ibi rero bituma n'abandi bakuyobora uko bishakiye. Nanone iyo ushaka gushimisha abantu, burya ngo bo bagufatira muri za ntege nke zawe, none niba ushaka kubashimisha ahubwo bakakugeza nk'iki, akabakugeza nk'igishoro. Ikindi rero kutagira imipaka, ni ukuvuga ngo iyo wemerewe byose, abantu bakubona nk'aho bashobora kukugira gute, bashobora kukubeshya kandi nta kibazo. Bashobora kukubeshya nta kibazo. Rero imipaka burya nayo ituma abantu bagira gute, abantu bakubaha. Ni ukuvuga ngo iyo wigize agatebo, mu yandi magambo urayora ivu. Iyo wigize agatebo urayora ivu, ariko iyo ubayiseriye nyine birumvikana ko ntabwo bagukiniraho uko bashaka kose. Rero ni ukuvuga ngo ikindi kintu ugomba kwitaho, niba ushaka kureka kubeshywa, tangira gushidikanya ku buryo bwiza. Itegereze ibikorwa, ubaze ibibazo, kandi nanone wiyubakire icyizere. Kwemera ibintu byose si ubugwaneza, ahubwo rimwe na rimwe usanga ari intege nke. Rero niba iyi video igufashije, ntukibagirwe subscribe kuri Sobanukirwa 5 TV, unasangiza abandi, kandi wibuke ko no kugira gute, wibuke no kwandika comment, kugira ngo
tuzagire gute, tuzongere duhure mu biganiro byacu bitaha. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibiganiro by'uruhererekane biri gutambuka. Ubwo rero muzareke twongere duhure noneho muri episode nanone izakurikiraho. Ushatse rero kunyandikira wanyandikira kuri 0788366415 kuri Tadeyo Ikimanishaka. Mwandike mubaze ibibazo mushaka cyangwa se munambwire topic twaganiraho kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ibiganiro byasobanukirwa 5 TV.